nongeye kubifuriza gukomeza kugubwa neza, gukomeza kugira impagarike n'ubugingo bwiza bakunze Rutonde TV. Ibyishimo umunezero biba ari byo bibaranga. Rimwe na rimwe hano ku Rutonde TV tujya tugira umwanya tugatembera, tukareba bimwe mu bintu tutamenyereye, tukareba bimwe mu bintu tutari dusanzwe tuzi. Ahangaha uramutse urebye ushobora kwibwira ko izi ngizi ari indabo, ukibwira ko izi ngizi ari indabo bahinze ku buso bunini cyane, ugahita utekereza ibijyanye n'indabo, uburyo zigurishwa n'iki, ukibaza ugahita utangira no gutekereza akamaro k'indabo. Kuri ubu ngubu rero izi ngizi ntabwo ari indabo zisanzwe nk'uko tubizi, zifashishwa mu mitako igiye itandukanye. Ibi ngibi rero niba utabizi kuri ubu ngubu nibyo ngiye kukubwira. Kuri ubu ngubu rero ahangaha muri uyu murima, ahangaha ureba izi ndabo ubona z'umweru, ibi ngibi nibyo bita ibireti. Ibireti rero nk'uko babitubwira ni igihingwa ngengabukungu gifatiye runini u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu byinshi byo muri Afurika. Ibireti usanga akenshi bihingwa mu bihugu byo muri Afurika, nko mu Rwanda usanga bihingwa mu ntara y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara y'Uburengerazuba igice gitoya. Ibireti rero bivugwa ko bitunganywa bigakurwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, twavugamo nk'imiti, tukavugamo imiti y'ibihingwa ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.